Bamwe mu baturage bo mu kagari ka Nyabikenke mu murenge wa Bumbogo akarere ka Gasabo bahangayikishijwe cyane n'urugomo rukabije rukorwa n'abiganjemo insoresore zadukira abantu zikabakubita kugeza ubwo hari abakomeretse. Mu kiganiro na ATV aba baturage bo mu duce turimo Masizi no mu Karambo batifuje ko tugaragaza amasura yabo kubw'umutekano. Bavuga ko uru rugomo rukabije ahanini barukora nyuma yo kuganzwa n'inzoga ndetse n'ibiyobyabwenge birimo urumogi. Hatoraguye umurambo aho mu ntama ho babakubita buri munsi bakakomeretsa buri munsi kubera urwo rumogi na buriya buyoga banywa ngo niba ari bwa dondongo. Sinzi nabo ngabo bakora ibyo ngibyo baba banyweye bagasinda ntabwo bari bazima. Ni ubusinzi, urugomo ruva ku businzi, inzoga bita dondobwonko n'ibindi bikorano gutyo barabinywa ugasanga umuntu yataye ubwenge ameze nk'umusazi cyangwa ugasanga byamutuye nk'ariya yaryamye ameze nk'uwapfuye. Hari n'abakomeretswa iyo abantu biroshye muri ibyo biyobyabwenge usanga rimwe na rimwe no gukora nyine biragabanyuka. Ndatwo kuba banywa urumogi ibyo bintu byo birahari pe, birahari cyane. Izo zino z'inkorano zo ntago zikihaba, ariko utuntu tw'urumogi rurahari rurahiganje tu. Ahangayitse nyine kubera ko niba ikibazo urwo rumogi abantu barunywa iyo babuze amafaranga se ntibaza kwibura batega bakabakubita. Mu hano haraguru ku kiraro hari umuhungu bigeze kwafatira mu motari. Umuhungu ndumva yaragarukishe yashika kuko bamukubise icyuma hano muri Mivumbi abasha nyuma yaho sinzi ukuntu byaje kugenda, ariko yagiye kwa muganga. Abaturage basaba ubuyobozi guhagurukira abaruteza n'ababacuruza ibyo biyobyabwenge, banaboneyeho gusaba inzego z'umutekano guhagurukira iki kibazo. Gufata mu minsi yashize turimo kwibaruza mu marangamuntu w'umudamu bafatiye aha ku iposita rondo rya Birembo, urumva baramushikirije polisi, ariko harimo n'abandi hano mu Karambo bacuruza ibyo biyobyabwenge ndetse no mu ntama. Polisi bashakishe bafate wenda kugira ngo abantu bahure n'ibyo bibazo byagabanyuka. Polisi icyo tuyisaba ni ugukomeza izo mbaraga, noneho nk'uko babitangiye bakadufasha cyane cyane. Twasaba polisi nuko yadufasha ikaneka neza ikamenya abo bantu babicuruza se ni bande, bakabasha gukurikiranwa bagahana. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahunzire ku murongo wa telefoni yabwiye umunyamakuru wa ATV ko iki kibazo kizwi kandi cyatangiye kuvugutirwa umuti, ndetse anaboneraho kwizeza abaturage umutekano usesuye no kujya batangira amakuru ku gihe. Ikibazo cyo mu murenge wa Bumbogo ni ikibazo aho tumaze iminsi tugezwaho n'abaturage batubwira ko hari ikibazo cy'abacuruzi b'ibiyobyabwenge, tukaba rero twatangiye kugikurikirana nk'uko hari ibikigaragaza. Urebye muri kuno kwezi kwa gatanu twatangiye aho tugeze ku itariki ya 8 abantu bacuruza ibiyobyabwenge by'urumogi, aho twafashe abantu 2 bafite bure 18. Ibyo rero aho twavuga ko bose bashizeho kuko turacyakomeza gufata abo bantu, ariko twavuga ko bimaze gutanga umusaruro kuko abangaba bagiraga uruhare mu umutekano ndetse no gucuruza ibiyobyabwenge. Tukaba twizeye ko dukomeje gukorana n'abaturage ndetse n'inzego z'ibanze zaho n'abandi batarafatwa bazafatwa. Ikindi twavuga ni uko duhumuriza abaturage batuye muri uwo murenge, cyane cyane batuye mu tugari twa Ngara, akagari ka Nyabikenke, kandi naho twafatiye abo bose, tubabwira ko umutekano wabo urinzwe kandi tuzakomeza kubacungira umutekano, ariko tukanabibutsa ko bagomba gukomeza gutanga amakuru ku bantu bazi cyane cyane abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Cyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake mu mwaka 2023 nicyo cyaha cyari kiganje mu nkiko z'u Rwanda, kuko inkiko zakiriye dosiye zacyo 18,716. Iki cyaha gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'5 n'ihazaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'500,000, ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Elias Dushimimana, ATV mu karere ka Gasabo.